Ni gute iminota 14 yahindutse imyaka 5? Uyu mugore ibintu yabwiye abantu, ibintu yabwiye isi biteye ubwoba. Wamara iminota ingahe nyuma yuko upfuye ngo ube wamaze kugera mu kuzimu cyangwa se mu ijuru? Byagutwara igihe kingana iki? Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Bibiliya yera, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 3 mu murongo wa 8. Iri jambo abizera Bibiliya turarizi cyane, gusa kuri Dr. Lynda Cramer ntabwo ariko byagenze. Yamaze iminota 14 yapfuye, gusa mu ijuru muri iyi minota yahamaze imyaka 5. Dore ibyo yahabonye. Mu 2001 umuvandimwe twiganye mu ishuri yaravutse, ariko nanone Dr. Lynda Cramer nibwo ibi bintu byamubayeho. Iminota 14 mu buzima bw'abapfu, mu gihe abaganga bakoraga ibishoboka byose ngo agaruke mu buzima. Wakibaza ngo yabonye iki? Avuga ko yamaze imyaka 5 mu ijuru. Yabonye isi ya nyayo uve kuri iyi ngiyi yacu tubamo, ku buryo yasaga neza mu mabara n'ubwiza butavugwa. Mu bintu yahabonye mu ijuru hari inyubako zidashoboka mu busanzwe hano ku isi, ntabwo zari zisanzwe, zari amabengeza. Yahabonye ubutaka bunini cyane bufite indabo nziza, kandi buri rurabo rwabaga rufite umwihariko warwo rudahuye n'urundi. Yabonye imisozi minini cyane. Avuga ko mu ijuru yahabonye imisozi iruta umusozi wa mbere ku isi muremure, uyiruta inshuro 30,000. Byagaragaraga ko yari kure yayo iyo misozi, ku buryo atabashaga kumenya ikintu na gito mu biyigize. Avuga ko yahabonye umujyi w'urumuri, the city of light. The city of light, umujyi wari urimo imiturirwa yubatse nka katedrale, niba uzi inzu n'insengero za kiliziya ziri i Roma, i Vatikani. Inzu zakaga urumuri rw'umweru kandi zifite amabuye y'ubwiza bw'agatangaza budasanzwe. Nuko yabonye ibindi bintu bidasanzwe. We ubwe avuga ko mu ijuru amategeko tugenderaho ku isi y'imibereho ndetse n'imibiri yacu, imiterere yayo bidakora. Nk'ubu twese dufite ibiro n'umubiri, birumvikana kugenda bidusaba umwanya n'imbaraga. Lynda Cramer mu ijuru yashoboraga kuva ahantu hamwe agahita ajya ahandi bitamusabye no gutera intambwe. Icyo byamusabaga yaratekerezaga gusa, nshaka kujya kuri uriya musozi. Ubwo bikaba byabaye. Niba ashaka kujya ku gasongero k'umusozi, byahitaga biba akibitekerezaho ako kanya. Turi mu ijuru, ndakomeza ngo wishurire amabanga y'ubuzima bw'abapfuye. Abrahamu mwumvise muri Bibiliya abaye hute? Uko biri kose biri muri iyi nkuru. Mu ijuru avuga ko yabashaga guhinduka ishusho y'ikintu icyo ari cyo cyose ashaka. Yabaga yafata ishusho yifuza akaba uko. Utireka mpinduke wenda inyoni. Ibi twese twajyaga tubitebya ngo ndakanyoni najya nguruka ntawamfata. Hari n'abavugaga ko bahindutse ibindi bintu runaka byabashimisha, nko guhinduka gashishi. Uburyo twavugaga ko twajya twisha nta watubona. Ninde utarateye undi umutoma ko ari akanyoni, aramutse ari akanyoni yajya muririmbira? Mu ijuru izi nzozi zibe zashoboka bitagoranye. Mu ijuru nta gihe kibayo. Avuga ko nubwo yamaze iminota 14 yapfuye hano ku isi, we yabaye imyaka 5 yose yiga kandi avumbura byinshi muri ubu bwami turabikira turi benshi. Igihe muri ubu bwami bw'Imana ntabwo gihangayikishije. Avuga ko ubwo yari mu ijuru bitari ukureba gusa n'amaso, kuko ibi ngibi ntabwo byari ibonekerwa. Byari bimeze nk'uko tubaho mu isi, twiga ubuzima tunabubamo, dutungurwa n'ibindi. Avuga ko akigerayo mu rugendo ajyayo
yabonye byinshi mu byaranze ubuzima bwe. Mu byo yabonye bya bikorwa byose yakoze ari ku isi, ariko abibona mu ruhande rw'uburyo byagezemo ingaruka ku bandi, abantu yahemukiye, abo yafashije. Avuga ko yahuye n'ibyo yita ibiremwa by'urumuri, ngo bitangiye no kuntera ubwoba. Ibi biremwa by'urumuri nibyo yita orbe. Ibi biremwa kuganira nawe byakoreshaga intekerezo zawe aho kuba amagambo. Dr. Lynda agitangaza ibi ngibi, abashakashatsi bahise bahaguruka bavuga icyo guhanga cyangwa se ubumenyi buvuga kuri ibi bintu, ubumenyi bwa siyanse. Ni iki kiba nyuma yo gupfa? Ubundi gupfa ni iki? Iyi nkuru yo mu ijuru iratangaje mu buryo bwayo, ariko abaganga b'abahanga bafite icyo bayivuzeho. Tugendeye ku mitekerereze ya muntu n'uburyo ubwonko bwe bukora, iyo umutima w'umuntu uhagaraye gutera, ubwo tukavuga ko apfuye. Ubwonko buhita bubura umwuka mwiza wa oxygene bukoresha ngo bubeho. Ubumenyi buvuga ko nyuma yo gupfa, cyane cyane umutima iyo uhagaze, iki gihe uhita utangira kubona ibintu bidahari. Utangira kutamenya ko igihe kiri kugenda, ndetse ibinyabutabire nka DMT cyangwa se endorphine bikavubuka ari byinshi cyane mu bwonko. Izi endorphine cyangwa se DMT iyo zivubutse, ibi biba bishobora gutuma umara nk'iminota mike wataye ubwenge, ahubwo ugashobora gutekereza ko wamaze igihe kirekire cyane, imyaka ahubwo mu bundi buzima. Nushaka ubirebere mu nguni y'ukwizera cyangwa se wemera ibyo aba bashakashatsi n'abahanga mu buvuzi bavuga. Ariko inkuru ya Cramer ni imwe mu nkuru zivuga ibiba nyuma y'ubu buzima zisobanutse zigeze zibaho. Abivuga adategwa kandi nawe wabyumva ukumva biratangaje, ariko nanone biteye ubwoba. Uburyo ukuntu ubona byose wakoze uhemuka, byose wakoze wihishe, umutima wawe ugomba kuba unakurya ukarira ubudatabaza. Ni ibyitwa NDE. Wandika ayo magambo muri Google uraza kuyibona, ni na da na e. Ariko tutararenga ahangaha, hari ikintu abantu benshi banyuze muri ibi bintu byo gupfa bakagaruka mu buzima basa n'abahuriraho. Icyo kintu ni ikihe? Abantu benshi banyuze muri iri hurizo bavuga ko bajya bibona bari guharuka bava hejuru cyangwa se nko ku gisenge. Ugenda wumva ugenda kandi usa n'utazagaruka. Hari n'abumva basa n'abari kunyura mu icuraburindi ry'umwijima utagira ukusa, basa n'abiteguye kugera ku rumuri mu gihe runaka. Ibyitwa panoramike bifate nko kunyura mu buzima wanyuzemo mbere, ubuzima bwawe bwikina nka filime. Ariko aho kuba kwikira nk'urubanza, biri nk'urubanza cyangwa se kwicira urubanza, siyanse ivuga ko ibi ari uburyo bwo kukwereka ingaruka ibikorwa byawe byagize ku bandi. Bageraho bakagera ku mugezi, bakabona uruzitiro cyangwa se amarembo, bakuva basubira inyuma. Dore impamvu tubona ibidasanzwe mu bihe bya nyuma by'ubuzima bwacu. Mwibuke mukore subscribe. Ubushakashatsi bwerekana ko ubwonko bwuzura ibimenyetso by'amashanyarazi byinshi byo ku rwego rwo hejuru, byo mu bwoko bwa gama, nyuma yo guhagarara k'umutima w'umuntu. Umuntu atangira kubona ibintu mu mabara atarigeze abaho. Ikinyabutabire cya DMT twavuze, abashakashatsi bavuga ko ubwonko burekura cyane iki kinyabutabire cya dimethyltryptamine, ikinyabutabire gitera amabonekerwa. Iki kinyabutabire kirekurwa kenshi igihe duhangayitse cyangwa se twapfuye. Iki gihe tubona ibintu byinshi bitabaho, tukaba twabyita ijuru cyangwa se ukuzimu. Ni ubushakashatsi, ariko nanone bikaba biterwa n'ibyo wabonye. Wigeze wumva hari abavuga ko bahuye na Satani? Wasanga ari impamvu. Gusa hari igice gishishikaje cyane, icyitwa the after effect. Mbere yuko tumenya icyo ari cyo, nabizi inkuru wayikunze. Kuba tugeze ahangaha tukiri kumwe, niyo mpamvu rero ibuka ukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Ni hano mubikurikira.
iri twa Samuel Mugisha mwari kumwe kandi dukomezanyije. Ibi birihutirwa nimukore subscribe. Umuntu waciye muri ibi bintu bimeze nko gupfa, hari impinduka zimubaho nyuma y'icyo twakita kuzuka. Nawe ujya utinya urupfu? Umuntu we wabinyuzemo ahita atakaza ubwoba bwo gupfa. Umuntu wanyuze muri ibi bintu atangira kujya aba mwiza ku bandi kandi akagira ubuntu. Akunda abantu hejuru y'amafaranga n'ubwamamare. Abantu abiyumvamo cyane tudasize n'isi muri rusange. Gusa hari ikibazo. Ubaye ubonye ibyaranze ubuzima bwawe, wowe ni ikihe gice wakishimira kureba? Utekereza ko ijuru ribaho cyangwa se n'intekerezo gusa? Ese iyi nkuru yabihinduye uko wabonaga isi? Wifuza ko ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga? Nimero ya WhatsApp ni 078 26 21130. Email yacu yo ni montagne@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu, turishimye ko makuru Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze mumanuke munsi y'video mwandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashama Ateye ndashaka kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro mwareba birenga 500, mwibuke mubirebe naho ubutaha. With all my health issues, at that point I still had my broken neck, which I broke when I was 20. She told me about earthquakes coming. She told me about tsunamis. She told me other things that were still coming in the future. She told me about what's coming this year and next year. But